uri ni ku ishuri, aho uri ni ku ishuri, aho uri ni ku ishuri. Umudendezo ni umusemburo w'ibyo twagezeho. Iyo utekereje ugakora ibintu kandi ukavuga ibyo utekereza nta nkomyi, ushobora kugera ku bintu bitangaje. Imbaraga z'umudendezo zihuje na filozofi yagutse bivuga ko umudendezo w'umuntu ku giti cye uteza imbere ibyo kugaragaza uko abona ibintu. Iyo abantu bahawe uburenganzira bwo kwihitiramo ibibanogeye, kwivugaho no kugera ku byo bifuza, baba bashobora kugira icyo bageraho ku giti cyabo no mu muryango. Abantu bashobora gukoresha umudendezo wabo mu buryo bwuzuye kugira ngo bagire imibereho yuzuye kandi ifite intego iyo bafite ubushobozi bwo kwihitiramo ibizababaho. Iyo dufite umudendezo wo guhitamo ibihuje n'intego zacu, nibwo tugira icyo tugeraho. Kuba dufite umudendezo wo kwihitiramo ibitunogeye bituma dushobora kwifatira imyanzuro mu byo dukora, kandi ibyo bishobora gutuma twumva tunyuzwe kandi dufite ibyishimo. Aho uri ni ku ishuri, aho uri ni ku ishuri, aho uri ni ku ishuri.